Rero mbahaye ikaze nshuti zanjye, aka kanya tugiye kwiga uko wafungura n'uko wakoresha Google Map neza. Google Map ndagira ngo murabizi ko iyo ufite akawunti Google Map, iyo bagiye kuri Google bari gusacinga izina ryawe bahita barikubona. Ubwo rero namba nawe ufite business ukora, ukwiye kuba ufite Google Map warujujemwo amakuru yose ajyanye nawe. Turiga uko wafungura Google Map ukuzuzamo ibisabwa, ubundi mu buryo bwubahirije amategeko ya Google, naho abantu baza bajya kuri interineti bagusacinga bagahita babona ibikorwa byawe. Tugiye kujya muri Google yacu twandike yego, urabona ko kwanditse ha na ta ebyiri, /OK, urabona ndajya ngenda mbabwira muri make duhise dutangira video kubera ko iyi video ni ndende, ntabwo natinda mu magambo. www.google, tugiye gufungura Google Map My Business Profile, nawe wayifungura ubaye agace ubamo kataba ku ikarita, wakongeraho nawe ahantu ubarizwa hakagaragara ku ikarita aha muri Google. Tuzabireba intambwe ku ntambwe. Urabona ngo nanditse www.google.business/business kubera ko ni akawunti ya business ngiye gufungura. Urabibona neza, sorry, urabona kuri yego. Icyo mbasaba ni ukuba kuri TKAB Rwanda. Aha turakanda kuri Google Business Profile Get Listen on Google. Bana na TKAB Rwanda, ubundi ujye ubona amasomo y'ingenzi. Aha baratubwira ko ari ugutangira kuri ubuntu. Google with a free business profile, ntabwo byishyurwa, ni ukuba ufite interineti yawe. Ubundi nawe ukamamara abantu bakajya babona ibikorwa byawe. Ewana, sinzi nimba ndi bubabwire ngo turi kwiga isomo bita web development cyangwa iki. Icyo nzi cyo tugiye kwiga ibintu by'ingenzi. Hano bakubwira gushyiramo email iyo umaze gukanda start. Urashyiramo Gmail yawe ushaka gukoreraho akawunti. Ngiye kanandike manager deja. Murabizi ko ndayikoresha, ni nayo nafunguje w'iyicano ya TKAB Rwanda. Ukomeje gukurikira kande next. Ni ukuvuga ngo iyi Google Map yanjye izaba ibaruye kuri iyi Gmail. Ni ukuvuga ngo ugomba kuba ufite Gmail nabwo kugira ukore Google Map. Turashyiramo password, nawe urashyiramo iyawe. Ngiyanjye ngomba kuba nayihishe kure, ntabwo ari ngombwa mubone password nawe iyawe uzayihishe rero. Ni password isanzwe ya Gmail nk'uko kwanditse Gmail. Mbibutsa ko Google Map ni ingenzi. Wenda ushobora kuba ufite business nk'iy'ubucuruzi, cyangwa ushobora kuba waba udafite business ariko ukavuga ati reka nkore iyi profile noneho njyewe nzajye negera abantu bafite business zabo, ubundi mbasabe ko mbashyirira ibicuruzwa
kuri Google Map business yanjye, nabyo birakunda. Ubu nanjye ni nk'aho ariyo poroje nafashe, ariko icy'ingenzi ni ukugira mwige. Aha baratubwira ngo business name, ushyiramo izina rya business name. Urabona ko ntaho bakubajije izina ngo ry'ababyeyi n'ibiki, ahubwo ni business name. Ngewe ni TKAB Rwanda nk'uko channel yacu yitwa, murabizi TKAB Rwanda. Urabona ndabyanditse, urabona ntabwo ryabagamo. Nawe ni uku ukwiye kuba wabikora. Tugeze kuri business category, ugomba kugaragaza ati business iri mu kihe cyiciro: uburezi, non profit organization, ukavuga ni bank agent, ni ibiki, ese ni ibintu nk'ibyo. Business center ni iki n'iki, ushyiraho icyo business yawe igomba kubikora. Nge business ni business consultant. Okay, urabona uhitamo bitewe n'icyo business yawe uzajya ikora. Ni business ni ukuvuga ngo ni general business cyangwa business consultant. Nawe aha nuhagera uzahitamo ibikwiranye na business ugiye gukora. Kuko ngewe ahangaha ndi gushaka gukora Google Map my business profile ishingiye ku guhuza abakiriya n'ibigo, kandi in general nta kuvuga ngo ni ikigo gikora ibi n'ikidakora ibi. Niyo mpamvu nawe ugomba gushingira kuri your aim cyangwa intego zawe, wuzuza Google Map profile. Ibi ngibi bizamura izina ryawe igihe abantu baje muri search ya Google cyangwa iya Google Map, bahita bakubona. Iyo wongereyeho ahantu barizwa, ikizwi nka office, biba byoroshye ko bakubona. Abona nandi kwandika business consultant nkanze next biranga, niko nari nahisemo kuza kwita kategori ya business yanjye, ariko ndabona byanze. Impamvu yego ni uko muri aya mahitamo baduhaye itarimo, reka mpitemo business management consultant, ubundi ndebe next byabaye. Baratubwira ngo urifuza ko izajya igaragara ku ikarita n'abayishatse bakabona aho uherereye. Nge ntago ari byo nifuza, kuko nge ni ugukorera online. Mbega muri make ushaka ko bazajya bagusura aho ukorera kuri stock cyangwa kuri office? Ngewe ni online, ndandika no nkande next. Nawe niba uzaba ufite office uzakanda yes. Twakomeje guhitamo area ugomba kuyitamo service area, ni ukuvuga ngo ese nihe nzaba ndi gukorera. Ahangaha si ngombwa ngo waba ufite office. Where do you serve your customer option? Yes, ugomba guhitamo aho uzajya usavingira abakiriya bawe. So icyo mbasaba ni ugusharinga inshuti zanyu. Ariko kubera iki ubundi mushaka kugumana ubumenyi mwenyine ntimuhereze bagenzi banyu inshuti zanyu? Muri kubona mutari guhemuka? Mukoreshe y'abantu, mukoreshe inshuti zanyu
nazo zibone ubumenyi. Niba utarakoze sheya hita uyikora, inshuti yawe nayo imenye ko habaho Google Map My Business, kuko ahangaha icyo waba ucuruza cyose ushyiraho post ubundi business yawe ikazamuka. Ubwo rero nimba mushaka ko inshuti zanyu zigira amazina yagutseho, nimba muzifuriza ibyiza, nimuzifashe muzikorere sheya zirebe iyi video, nazo buke zakeretinze Google Map My Business, ubundi zitangire zigaragare muri Google Chrome. Wagajya wibaza ete se ubundi ni gute njya muri Google abahanzi nkababona, abakinnyi b'amafilimi nkabasacinga nkababona? Nta rindi banga, ni uko haba hari ibinyamakuru byabanditseho kandi bifite Google Map My Business. Ibyo binyamakuru iyo byanditse amazina y'abo bakinnyi b'amafilimi n'abahanzi b'indirimbo, iyo ugiye muri Google Chrome ugahamagara izina rye rihita riza. Nawe ubaye warakoze Google Map My Business, wageza gusacinga izina wakozeho registration nka business name, wajya uhita uza ukagaragara, ndetse hakagaragara na address washyizemo, niba warongeyeho na place yaho ukorera nayo ikagaragara. Ni byiza rero ko mukora sheya. Urabona ngende gushyiraho service area, ni byiza ko mukora sheya inshuti zanyu zikamenya uko bikorwa, kuko muri iki gihe wasigaye utari ku ikoranabuhanga uba wasigaye nyine, ariko njyewe ndahari kugira ngo mbarinde gusigara. Reka twikomereze. Ndi gushaka guhitamo Nyarugenge nka service area. Yego, kandi waba utarakanda like video igeze hano, menye ko waba uri mu ikosa. Utarakanda like video igeze hano waba uri mu ikosa. Kanda like dukomeze. Kanda like dukomeze. Kanda like dukomeze, ubundi komanteri wabona uza kuyibagirwa. Ntiwibagirwe comment. Ese ubundi kuki mutari kwandika comment? Andika comment. Urabona byabaye, baratubwira dushyiremo nomero ya telefone izafasha abakiriya kutugeraho cyangwa kugira tuzabone uburyo dufasha abakiriya. Contact detail. Ufite na website wayishyiraho. Ngira ngo murabibona, aha ni phone number ariko munsi hari aho washyira website. Njyewe rero ntabwo ndi bushyire website none, ariko uko iminsi izagenda iza nabyo nzabereka uko mwabikora. Icyo nifuza ni uko muba abantu bari smartness, mukaba update, mukaba ibyamamare, mugatumbagira. Noneho rero reka mbibire akabanga. Aha website nababwiye ko ntayo turi bushyiremo, turaza gukanda next. Mbibire akabanga, ubaye warafunguye YouTube channel, you would like to add notification tips about way to manage your business or Google. Aha turemeza yes, nyine ngo urifuza ko uremera ko bazajya baguhereza amakuru bijyanye n'uko wamanaginga business yawe kuri Google. Mbibire akabanga, ufunguye YouTube channel ugafungura Google Map ndetse n'izindi
blog n'amasite nzajya mbigisha gufungura ako kanya biba byoroshye ko channel yawe yazamuka byihuse ikagera ku bantu benshi uramutse ufite Google Map Business kandi ikora yubahirije amabwiriza n'ibisabwa. So muri iyi video hari ibyo tudashobora kuzuza tuzagenda kuzuza mu bundi buryo, gusa icyo ngira ngo mbaye ni essential detail kandi murabona ko mba nabikoze hejuru cyane iyo bavuga AB teke AB Rwanda ujye wumva teke ami byiringiro Rwanda ndahari kabisa. Ubundi ninjye mwari mwarabuze kugira ngo bigende neza. Urabona ko baratubwira ngo bagiye kuduha verification baduhaye video. Ni ukuvuga ngo iyo baguhaye video ngo abe ariyo uhitamo ukore verification, ariko munsi hari more njyewe nuko ndashaka guhita nkora verification buno, ariko ntimugire ikibazo. Iyo ukanze more baba bashobora kuguhereza kode akaba ariyo ukoresha ukora verification. Uhisemo hano video bakubwira ngo urafata video y'ahantu uherereye n'ibikoresho uzajya ucuruza na office, ubwo muri make yagaragaramo, ubundi iyo video aba ariyo udepoza baverifiye ko ibintu ugiye gukora atari baringa. Hanyuma hejuru urabona ni phone code wayihitamo. So njyewe urabona ndi gushaka ibintu byose biza gutuma video itaba ndende. Wongeraho amasaha ya business. Business ifungura gute, itangira ryari? Okay, reka tubanze dukore description ya business. Ese business izaba ikora iki? Let's customer learn more info about your business by add a description to your business profile on search, maps and other Google service. Ni ukuvuga ngo ni ukongeraho amakuru avuga ese business yawe izabikora ute, kugira ngo umuntu uje muri Google search abashe kukubona. Nicyo bita SEO, Google Search Engine Optimization. Description igufasha kuba optimize. Google Search Engine Optimization. So njyewe ndi gushaka kuvuga muri description yanjye ko nkora nk'umuhuza uhuza abakiriya n'ibigo bitanga serivisi zifite ireme. So nawe rero ushobora kugira gukora distribution yawe bitewe n'ibyo ukora. Wenda urugero ushobora kuvuga ati ariko siko kuri teke AB Rwanda ni business icuruza ikanakwirakwiza ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'ibindi bikoresho binyuranye. Nuko wavuga muri description ukavuga ko mufata abakiriya neza n'ibindi byose, ariko njyewe ni ukwandika nkora nk'umuhuza agent uhuza abakiriya n'ibigo bitanga serivisi zifite ireme. Awakazi agent, awakazi any agent connecting client to companies or society that provide relevant or quality service
urumva ko iyo description yanjye ntacyo yabibaye. Aha ngaha nzagenda neditinga ninonosore neza, icyo ndi gukora ni ukugira ngo dukoreshe igihe neza, wowe ureba videwo ubashe gukuramo ibyagufasha. Icyiza Google Map uba ufite umwanya wo kweditinga igihe hari udukosa twagaragaye muri videwo, ndabamara impungenge rwose, wenda muri description hari igihe dukoramo amakosa. Niba wifuza kugira aho uva no kugira aho ugera mu ikoranabuhanga, ndakwinginze kora subscribe, icyo ni icya mbere. Kugira dufatanye, kora share, kandi mu gukora share, umuntu ugiye gusharinga iri somo, mubwira ati hano turi kwiga isomo rikwigisha uko wakaguka ugatera imbere ukaba icyamamare binyuze muri Google Map My Business. Hari abacuruzi muba muzi cyangwa abantu bafite inganda ntoya cyangwa zazamutse, baba bakeneye amasomo, bakeneye amasoko. Aha kuri Google Map My Business, iyo uhafite profile haba hari icyizere cyo kubona amasoko, kubera ko Google ntago ari application cyangwa ntago ari browser yo mu Rwanda, ahubwo ni World Wide Web. Ni World Wide Web, niyo mpamvu nshyizemo n'icyongereza, kuko hari umuntu uzava mu Bwongereza cyangwa muri Nigeria aze ashaka TKAB Rwanda, kugira ayibone nuko nzaba nanditse ngo I work as an agent, so connecting client to companies or society that provide that offering quality service, means that on service hakubiyemo ibintu byinshi. Muri service hakubiyemo ibintu byinshi, hari ubucuruzi, hari mbega serivisi zinyuranye, yaba iz'amabanki, e-commerce. Ndagira ngo mbibutse ko muri description ya channel yacu TKAB Rwanda, mu bintu birimo, nimba warasomye description ya channel yacu, harimo e-commerce. Ndagira ngo nkubwire ngo e-commerce twayitangiye aka kanya. Iki turi kwiga ni what we call e-commerce. Ibi nibyo bita e-commerce, kubera ko wageze kuri Google Map My Business uba watangiye gucuruza, izina ryawe riba ryatangiye gucuruza. Mu minsi mikeya rero murajya musura TKAB Rwanda nka channel, mugaruke musure TKAB Rwanda nka Google Map, murebe amaposte twashizeho, cyane cyane ku ba content creators. Mwe ntimugire ikibazo, poste ya mbere ni iyanyu. Bazaba bashaka ibikoresho byo gukora content nka selfie stick, phone stand z'amoko anyuranye,
tuzabishyiraho tunabarangira aho muzabikura, aho bari kubicuruza tuzabarangira. Ufunguye Google Map udafite ubushobozi bwo gucuruza, wowe udafite ubushobozi, ushobora kwegera umuturanyi ufite bizinesi akora, ukamubwira ati zana nzajye nkwamamariza ibicuruzwa byawe, ibikorwa byawe, ubundi abantu babibone. Aha turaza gukanda next. Uwo muntu nabikora, nubwo atakwishyura, azaba ari kuzamura izina ryawe. Izina ryawe nirimara kuzamuka, nawe uzatangira kwinjiza mu bundi buryo. Kugeza ubu nanjye nta nyungu n'imwe ntayo. Kubigisha murabizi, usipendinga iyo interineti. Aha kuri Google Map niho nkiyikora. Igicuruzwa nzashyiraho cya mbere cyangwa posite ya mbere ni content creators tools, ariko si izanjye na nyirazo ntituziranye kandi nta n'igihembo nteze. Aha ni uguseregitinga ifoto ushyiramo, urahitamo ifoto uyishyireho. Ubwo rero urumva ko ushobora gufungura web ugakora nk'umuhuza, ugatangira ufasha abantu ubashyiriraho ibicuruzwa kuri Google Map profile, hanyuma hazaho impinduka ugatangira kubacaginga. Ugatangira kubacaginga rwose bakakwishyura, ariko mu ntangiriro bitangira udepana. Ubwo rero ntutinye gufungura Google Map my business profile, gusa nabwo ntabwo wayifungura ngo ubure gukora amaposite. Urabona ahangaha bari kutubwira select image, twabikora bikanga. Naje gusanga impamvu dushobora kuba turi kubikora bikanga, hari application bita Google Map Photo. Iyo application ntayo dufite, niyo mpamvu bari kutubwira ngo advertise easily in minutes. Google Ads, iki nicyo bita Google Ads. Hano wahitamo ururimi, ukanza hano hari French ni Igifaransa, aha hari English ni English, aha harimo wayo uhakanze ushobora no kujya mu Kinyarwanda. Igihe uri ku mbuga nk'izi ujye wibuka gukanda kuri utu tudomo two munsi ukore refresh. Hari igihe connection ziba ziri kugenda nke cyangwa hamaze kubaho clear data, kandi udafite uburyo uri buze guhita ujya kuzisiba, biba byiza iyo ukoze yego refresh. Ni ukuvuga ngo ahangaha iyi ni ads nto banyujijeho, ariko icyo mbasaba ni ukuba ready kabisa tukajyanamo. Muze tujyanemo, ntihagire ikiganiro na kimwe kizajya kigucika. Ndaje mbereke kwa dukoresho nababwiraga aba content creators mukeneye kugira mutangire, ubundi namwe muze kunyura ku mbuga zacu mutubwire ati nkeneye phone stand, nkeneye microphone. Hari microphone nk'abakinnyi ba comedy
mushobora gukoresha. Ni microphone ihuzwa na phone binyuze muri Bluetooth cyangwa ihuzwa na phone na mikoro na kamera binyuze Bluetooth cyangwa no mu bundi buryo, ariko ntago ikoresha umugozi. Aho niho uzabona umuntu ari kuvuga nta mikoro afite, akinyeganyeza agakora ibyo ashaka, aba yakoresheje iyo mikorofone. Hari mikorofone z'amoko anyuranye ku biciro binyuranye, hari phone ring light mu biciro binyuranye, hari mbega ibikoresho byose, hari camera stand, phone stand, hari ya iPhoto to video photograph studio, kandi ni ku biciro byiza. Ntabwo mfitanye amasezerano n'iyi kampani ngo ndemererwa kuyivuga, ariko ni kampani nabonye ifite ibicuruzwa byiza, nanjye ndavuga ati ko nigisha uko umuntu yafungura YouTube channel n'izindi social media, ubundi uwazana ibi bicuruzwa nkabyereka abantu bankurikiye, nabo bakareba ko babigura, nabona babigura nkabatangira komandi kuri iyo kampani ikabaha ibicuruzwa, nabo bagatangira gukora. Aha ni uguhitamwo amasaha yo gufungura, amasaha yo gufungura business. Ubundi nabonye njyewe ewana, hari ibintu bikunda iyo uri kweditinga, ubundi hano aha shyiramo amasaha. Ese business kuwa mbere izaba ifunze? Niba itazaba ifunze urafungura. Kuwa kabiri izaba ifunze? Nimba izaba ifunguye urafungura. Kuwa gatatu bizaba bimeze ute? Kuwa kane? Nibyo, ubundi ugakora like, komanteri. Bantu banjye mumbabarire, uyu munsi muduhe comment, mutubwire ibindi bintu mubona mukeneye kugiraho nosiyo, mubona byabafasha. Nababwiye ko tuziga ibintu binyuranye, harimo social media management, ariko hajemo na e-commerce nk'uko muri description ya TKAB Rwanda bigaragara. Iyi ni e-commerce twatangiye, ni ukuvuga ngo kuri Google Map my business app, my business sorry, ntabwo ari app ariko ni na app, kuko Maps murayifite mu ma application yanyu bamwe. Ni ukuvuga ngo ushobora gutangira wikorera uduproduit duciriritse uri aho hepfo mu cyaro, cyangwa se nubwo waba mu mujyi, ni akazi kabyo. Ugakora ifoto neza, ubundi ukayapulodinga kuri Google Map my business profile. Ubundi ntiwatangazwa no kumva umuntu uri abroad cyangwa mu mahanga aguhamagaye akubwira ati nakunze intebe wakoze, nakunze produit yawe runaka, I want to make agreement with you. Mugakorana amasezerano da. Binyuze he? Kuri TKAB Rwanda, kubera ko wize uko wafungura n'uko wakoresha Google Map my business profile. Ibi bintu rero ndabizi benshi ntimwari muzi ko bibaho, ntimwari muzi yuko bishoboka.
ko nawe naza muri Google nimba witwa Ernest nasacinga nkabona Ernest, ariko birashoboka. Kandi simbone Ernest w'icyamamare wundi, ahubwo nkabona wowe nawe ukaba utangiye kwamamara. Birashoboka, icyo usabwa ni ukubana na TKAB Rwanda, ubundi ntabwo byaba ari byiza. Abantu mubana na TKAB Rwanda mugomba gutandukana n'abandi bantu b'abaturage bari iyo badashaka kuza ngo bakore subscribe, ariko reka ndeke kubarenganya. Wasanga ari mwebwe mutabahaye amakuru uko bakora subscribe. Aha ni amasaha kabisa, gushyiramo amasaha, ndabinginze mujye mureba video irangiye kuko ibyiza biba biri imbere. Nko muri iyi video dushobora kuzakora part 2 turi gukora edit. Urabona iyo video itangira, iyo turi gukora video kubera ko tuba turi no mu bushakashatsi, hari ibintu bitaba biri very nice, ariko muri edit tuba twamaze kunonosora. Iyi Google Map My Business ngomba kuzayikorera edition, wenda nibiba ngombwa nzaza mbereke uko nayikoze, kugira ngo nawe nujya gukora iyawe uzamenye uko uzaeditinga mu buryo bwiza. Nitaye ku myaka n'amashuri ufite n'ibyo ukora, ukwiye kwiyandikisha kuri TKAB Rwanda, kubera ko nimba ushaka kuba umuntu usobanutse utitaye kuri level ufite mu bijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'ibindi, TKAB naho ni ahantu hashobora gutuma urushaho gusobanuka. Abakeneye kwiga muze muri TKAB Rwanda. Hanyuma na show kubera ko ibikenewe mujye kwa Bamenya Dona naho murebe show, ntacyo bikwaye. Ariko TKAB Rwanda niyo y'ingenzi. Murumva njyewe mbatamo, urumva mbarangiye ahantu mugomba kujya mu gihe mushaka show. Murajya kwa Bamenya Dona, ubundi nawe bakaragemo show, ariko TKAB Rwanda ntimukahave, mukore subscribe kugira ngo muzajye mubasha guhora mubana natwe. Njye ndi Ami Byiringiro, twagarutse hano guselectinga ifoto, ariko ndabanza njye kudownloadinga ya application bita Google Map Photo. Urabona batubwira ngo take a picture, photo and video. So urabona ko ntabwo birakunda neza, ariko inshuti zanjye nimuze muhabe pe. Ni mwebwe mfite, nimba muzi ko mudahari mumbwire ati Mutaramu ibi bintu byihorere kwigendeye, ariko nimba muhari nimunyereke ko muhari muri comment section mbabone. Aha murabona hari ibintu byinshi, ibi bintu byose ubikeneye ubumenyi, kandi kugira uzagira ubumenyi kuri ibi bintu ni ukubana na TKAB Rwanda intambwe ku ntambwe. Hari muri telefone ibitse ibintu byinshi, kandi wowe ufite imirimo myinshi, nta mwanya ufite wo kujya gukora ubushakashatsi, ufite imirimo myinshi. Ariko ndagira ngo ngusezeranye ko TKAB Rwanda turahari,
turahari kugira ngo mu kanya gatoya uzajya ubona k'iminota 15 cyangwa 7 ujye unyaruka muri TKB Rwanda urebe ibintu byakugirira umumaro. Njye ndi Ami Byiringiro mbasuhuza mwe nshuti zanjye muba mwabanye natwe kuva mu ntangiriro kugeza ubu. Ndabasezeranya ko tuzaguma kubana namwe kandi tubahereza ibyiza. Bimwe nababwiraga ko ukanze kuri mowa ubona n'ikinyarwanda, ngira ngo mwabyiboneye ugikanzeho handitse ngo fiche de votre établissement, hahita hajya mu kinyarwanda. Fiche de votre établissement, hahita haza mu kinyarwanda. Optimisez pour vous annonce. Ibi byahita bihinduka mu kinyarwanda, ariko icyo nari ngamije ni ukubabwira ko nawe wajya kuri Google Map, kwaza muri Google Chrome ndetse n'izindi browser tukabasha kukubona, waba icyamamare. Ibaze ubaye uri umukinnyi wa komedi cyangwa uri umusizi ukagira na Google Map. Urumva ko umuntu waza gushaka ibisigo yajya yongera akakubona muri Google Map iyo bihuje amazina. Izina ukoresha kuri social media rikaba rihuye n'izina ukoresha kuri Google Map My Business, bizamura izina ku kigero cyo hejuru. Ubu ni ubushakashatsi nakoze, nanjye muragira ngo ndabibona ko ngiye kubugerageza. Gusa banyemereye ko nzaba natangiye gukora poste nyuma y'iminsi 5. Bampaye iminsi 5, nyuma y'iminsi 5 nzaba natangiye gukora poste. Sinzi mba muri mwabibonaga, ariko ewana akawunti yanjye yagezemo nayibonye TKB Rwanda muri Google Map, nanjye ndayifite. Igisigaye ni ugukora edit, nkeditinga Google Map account yanjye neza, ngashyiramo ibintu bimwe na bimwe by'ingenzi, ubundi nkikomereza. Icyo mbasaba mwebwe mube hafi, mube maso, amasomo araha. Urabona ngo ubukangurambaga bushya, umwirondoro w'ikigo cyawe utiza imbere amatangazo yawe. Ni ukuvuga ngo iyo wakoze umwirondoro neza n'amatangazo yose ushyizeho aragaragara neza. Barakubwira kureba ibishushanyo mbonera by'ikigo cyawe uko wakoze, mbega ni schedule. Nawe ibingibi bazabiguhereza igihe uzaba wakoze nka TKB Rwanda, warakurikiye TKB Rwanda neza, nta kabuza uzagera kure. Kandi niba iri somo ritagufashije, ntucike intege. Ntucike intege kubera ko hari andi masomo azagufasha. Urabona bari bari kutubwira ngo iyo abakoresha bakunze ku matangazo yawe, nyine ni ukuvuga ngo iyo bayarebye bakayakunda. Hari uko bigenda, yego. Urabona iyi ni ya description yanjye irimo.